Igitondo cyiza cy'umugisha ndabasuhuje kandi ndabaramukije mbifurije kugubwa neza mwebwe mukunda bimwe mu biganiro binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yitwa MK & Kamariza. Mwibuke gukanda subscribe kuri zino nkuru zacu kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu bindi biganiro bizajya binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Munyemerere gatoya saizi ngizi ndimo ndabakorera ikiganiro cyitwa Intsinzi y'urukundo. Dutangire n'inkuru yacu ndetse ari nayo yanyu. Umuvandimwe witwa Cyusa saizi ngiza ameze nk'umuntu uri mu mazi abira, ariko se ibaze gukunda umwana w'umuhungu iwabo w'umuhungu niba gukunde n'umunsi n'umwe. Icyo gihe ushobora kwizirika kuri uwo mwana w'umuhungu kugeza mubanye, cyangwa se ushobora kumesa kamwe warangiza uwo mwana w'umuhungu ukamwanga, nyuma yo kumwanga ukazaba wishakira abandi. Ese nanone hari ikintu ndi kwibaza, sinzi nimba nawe ari cyo uri kwibaza. Ubundi ni gute ushobora gukunda umwana w'umuhungu iwanyu barangiza bakavuga ngo uriya mukobwa ni bamushaka ni bashaka ko azababera umukazana, warangiza nawe ugafata umwanzuro wo kumwanga. Icyo gihe ubaye ikigwari kandi nta rukundo uba ufite na rumwe uba ufitiye uwo muhungu. Uramenyesha jya umenya ubwenge. Aho iwanyu bashobora kubyijandikamo, warangiza ugafata umwanzuro wo gutandukana nabo kugira ngo wikundane n'uwo mwana w'umuhungu, ubundi nimurangiza mubane. Ese ubundi ni gute iwanyu bazagutegeka gushaka umwana w'umukobwa kandi wowe utamukunda? Ibyo bintu nibikabe kandi nibizigere bishoboka. Nibinakuba uzafata umwanzuro nk'umugabo, kuko ni wowe ugomba kurwana n'urugo rwawe, ntago bagomba kurugutungira. Niyo mpamvu kwizirika ku muntu ugukunda cyangwa utagukunda biba ari bibi, ariko nanone gukunda ugukunda bikaba byiza kurushaho. Rimwe na rimwe ntuzigere uterwa ubwoba nuko uwo mukunda ni wanyu batamushaka, ahubwo biravuze se ushobora gufata umwanzuro wo gutandukana n'iwanyu, ahubwo wowe ukikundanira n'uwo mwana w'umukobwa. Rimwe na rimwe mukanashakana kabone n'iyi wanyu byarangira n'ubundi mutandukanye. Uko mugenda mubana kandi mubanye neza babifata nk'abantu babaye ababyeyi gitoya. Ni munyemerere ikiganiro cyacu tugitangirira ahangaha ku muvandimwe witwa MK Original ndetse na Cyusa na mama Cyusa ndetse na mama MK Original, nibo bagize iki kiganiro kurinda gitangiye ku itangiro rya mbere kurinda aho tuza kukigeza ku iherezo. Ushobora kwibaza ngo inkuru yacu yatangiye gute? Ni munyemerere tuyitangirira ahangaha. Byatangiye umuvandimwe witwa Cyusa aho yari aryamye cyane, yaryamiriye kubera agahinda yari afite. Impamvu yari afite agahinda nuko Diane yaje kugira gutya yarangiza akamushuka ati MK Original mukundana afite umwana. Ubwo umuvandimwe witwa Cyusa akimara kumenya amwe muri ayo makuru ndetse n'ayo magambo umuvandimwe ngo ni Cyusa yamubwiye, agahinda karamwishe cyane, akomeza kwicwa n'agahinda. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni ukubera iki yishwe n'ako gahinda? Impamvu ni imwe gusa. Uriya muvandimwe ngo ni Cyusa akunda MK Original, uriya muvandimwe ngo ni Diane akunda MK Original, ariko MK Original we nta gahunda yo kumukunda afite, na rimwe ntazigera amukunda. Ahubwo umuvandimwe witwa Diane we akundwa na mama wa MK Original, ariko MK Original we ntamukunda n'umunsi n'umwe. Aho umuvandimwe witwa Diane yaje kugera gutya arangije amuteranya na MK Original kugira ngo batandukane, ubundi azarebe buryo ki yazamukunda. Ariko MK we yari yararangije kwibonera undi mwana w'umukobwa witwa Cyusa, aho Cyusa adakundwa na mama wa MK Original. Ni ukuri no nkuru nabakoreye noneho n'urusobe rw'amagambo. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru itoroshye, niyo mpamvu ngira ngo muyikurikirane muyitege amatwi kurinda itangiye kurinda igeze ku iherezo. Aho umuvandimwe witwa Cyusa akimara kumva ayo mabwire Diane yamubwiye ko MK Original yamuteye inda yarangiza akabyara umwana akamwihakana, Cyusa nawe yaje kurakara umujinya uramwica. Ariko se bajya bavuga ngo ukomye buyakoma n'ingasire n'urusyo. Kuki uriya muvandimwe watatekereje kuragahita afata umwanzuro wo kwanga MK Original, ariko MK we aracyamukunda. Sinzi ku iherezo ukuntu bizarangira ino filime irangiye. Wowe icyo ngusaba ni kimwe gusa, ni uguhama hano kuno muyoboro mugari wa YouTube channel yanyu yitwa MK & Kamariza, ubundi mukibuka gukanda subscribe kugira ngo muzamenye iherezo ry'iyi nkuru. Mureke dukomeze n'inkuru yacu. Aho Cyusa yararyamye cyane yaryamiriye, ubundi arangije atenda kubyuka, nibwo mama we yaje kumuhamagara ati Cyusa rwose wambabarira ukabyuka ukaza hanze ukamfasha gutora uno muceri ndi gutora. Ubwo mama we yari yicaye mu mbuga ari gutora umuceri n'ubundi uko bisanzwe agiye kuwuteka, nibwo yaje gutekereza ko umwana we w'umukobwa yibaza impamvu yaryamiriye, ibintu biramuyobera. Arangije aramuhamagara aramubwira ati mwana wanjye, mwana wa mama, rwose reka gukomeza guheranwa n'agahinda.
ushaka wabyuka ukaza hanze ukamfasha gutoranya uno muceri ubundi twarangiza tukawuteka tukarya. Nibwo Cyusa yaje gufata umwanzuro arangije asohoka mu nzu asanga mama we yicaye hanze ari gutora wa muceri n'ubundi uko bisanzwe, ariko n'ubundi akihagera yasanze afite agahinda gakomeye cyane kandi kenshi. Nibwo mama we yaje kumubaza ati Cyusa mwana wanjye umeze ute ko ndeba wagira ngo ntago umeze neza? Ati si kukuryamira ko nabikumenyereyeho, uku kuryamira kwaturutse he, ese kuri kuva he muri ino minsi? Nibwo Cyusa yaje kumubwira ati mama mbabarira rwose ntago meze neza, meze nabi cyane. Mama we ahita arasa ku ntego ati byakugendekeye bite mwana wanjye ubabaye nanjye ko mba mbabaye kubizi yuko ari wowe mwana ufite umwe rukumbi waba wababajwe n'iki ngo twifatanye mu kababaro. Cyusa yamubwiye ati sinari ndyamye ahubwo ndi mu gahinda k'umugabo wanjye MK Original, inshuti yanjye nakundaga nizeraga nabwiraga ibintu byose, nkaba narangije kumenya amakuru yuko hari amakuru we bwite yamishe afite umwana mu gasozi. Nibwo mama wa Cyusa yaje kumubaza ati Cyusa mwana wanjye ayo makuru wayakuye he, ese kuki uri kuvuga ayo magambo kuki wumva yuko bataba ari ukubateranya? Ubwo ni mama Cyusa wari uri kumubwira amwe muri ayo magambo. Cyusa yamubwiye ati ibintu byo kuduteranya byo ntago bishoboka, ese ubundi baba baduteranyiriza iki njye na MK Original ko twikundanira? Mama Cyusa yaje kumubwira ati iyo umeze neza hari abifuza yuko umera nabi. Ati rero hagati aho ngaho umwana wanjye menye ubwenge mbere yuko uhubuka warangiza ugafata umwanzuro wo gutandukana na MK Original. Cyusa yamubwiye ati ni ukuri simfite gahunda yo kubarira uriya mwana w'umuhungu, ati kuko yanyijeje ibitangaza ariko naje gusanga ambeshya. Ati rero ni ukuri yarakoze. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, Cyusa yahise afata umwanya wo gupanga ubundi aza guhura na MK Original. Baje guhurira mu modoka, ubundi Cyusa isura yari yahindukiye. Nibwo MK Original yaje kumubaza ati inko ndeba utishimye? Cyusa yaje kumubwira ati ndishimye, ati kandi umbabarire, ati si ubundi uragira ngo nishime kangahe, uragira ngo nishime gute n'ibintu wankoze? MK Original yaje kugwa mu gihirahiro. Nibwo yaje kumubaza ati Cyusa mwana wa mama nshuti yanjye rukundo rwanjye, I love you so much, ndagukunda cyane, ese ubundi nagukoreye iki gituma undakarira bigeze kuri uru rwego? Nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yaje kumubwira ati iyo nza kumenya yuko wateye inda mu gasozi ukambwiza ukuri sinakabaye kuba ndi kumwe nawe, atariko size ngizi ndi kumwe nawe, atariko nagira ngo nkubwire yuko natishimye ibyanjye nawe bigomba kurangirira ahangaha. Umuvandimwe witwa MK Original nibwo yaje kumubaza ati se birarangira ahangaha kubera iki? Ubwo bufite nubuhe, ese amfiteho ayahe makuru ko ndeba wagira ngo wandakariye? Cyusa yamubwiye ati narangije kumenya yuko wateye inda mu gasozi urangije wihakana umwana. MK Original yaje kumubwira ati ibyo bintu ntibyigeze bibaho n'umunsi n'umwe, sinigeze nanabigerageza, na nawe mukobwa wa mbere mbashije gukundana nawe. Cyusa yabishye cyane mu gahinda kenshi cyane n'umujinya no kumubwira nabi. Yamubwiye ati MK Original ndifuza ko wanyumva se ngize ukanega amatwi, ndashaka yuko urukundo rwanjye nawe rugomba kurangirira ahangaha, sinzongera gukundana nawe n'umunsi n'umwe, byanaba na ngombwa sinzongera guhura nawe. Cyusa yahise asohoka mu modoka ariko bitarangije aragenda. MK Original yamuhamagaye kenshi cyane ati Cyusa rwose wambabariye ukanyumva, Cyusa wambabariye ukanyumva. MK Original akimara kumubwira amwe muri ayo magambo, Cyusa yafashe umwanzuro wo kugenda, ariko agenda avuze ko urukundo aruvuyemo. Ese none yaruvamo na MK Original akaruvamo bizacura iki? Uriya muvandimwe ngo ni Cyusa namenye ukuri yuko Diane yamubeshyaga. Nimunyemerere ku nkuru yacu tuyikomeze tuze guhita tubyegereza umutima, ubundi tuyijyane kwa mama wa MK Original, aho yaje gufata umwanzuro agahamagara MK Original akamubwira ati MK Original ndagushaka ahangaha, va hano twicare tuganire. Mama wa MK yaje kumubwira nabi cyane bikomeye kandi bitangaje, aho yatangiye ikiganiro amubwira ati MK Original size ngiye kuvuga ijambo rimwe mve kabiri, ati kandi sinifuze kuza kumvugiramo na rimwe, ati kuko nta gisubizo cyawe nshaka, kuko ndabizi ko igisubizo ugomba komereza kigomba kuba kuri uwanze ukunze. Aho yatangiye mutera ubwoba amubwira ati MK Original size ngizi ndifuza yuko ugomba gukundana n'umuvandimwe witwa Diane, akaba umugore wawe, akaba mundi mwarangiza mukabyarana hungu na kobwa. MK Original yashatse kuvuga, ubundi mama MK arangije aramubwira ati nakubwiye ko utaza kumvugiramo, nuza kumvugiramo turaza guserera. MK Original yaje guceceka, ariko nyuma yuko mama Cyusa arangije kuvuga amwe muri ayo magambo, mama Diane ayabwira mama MK Original yakirangiza kuvuga ayo magambo ayabwira umuhungu we MK Original yaje kumubwiza ukuri, arangije aramubwira ati size ngizi ikirere kirakuba ubundi kigahinduka umukara, ibicu bikabyara imvura.
imvura ikamanuka igwa hasi yerekeza mu butaka. Ati ndagira ngo nkubwize ukuri kugira ngo wumve yuko ngiye nkwakaniye ibya nyabyo. N'iyo imvura yagwa isubira mu kirere amareba akamanuka ajya hasi, ntabwo ibyo bintu bizashoboka ko nakundana n'uriya muvandimwe ngo ni Diane. Simukunda na rimwe, ntibizigera binabaho. Mama Cyusa, Mama MK Original yahise yikubita arangije arasohoka. Nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yaje kubona yuko yakoze ibintu bitari ukuri guhakanira MK Original, afata umwanzuro wo kuza gusura Mama Cyusa mu rugo. Aza akihagera yaje gusura MK Original, ubundi akihagera ahasanga Mama MK. Yaje akinjira amusanze kuri telefoni, arangije aramusuhuza. Akimusuhuza Mama MK Original yanze kumwikiriza, ubundi arangije aramureba aramubwira ati wagakobwa we narakwiyamye, wagakobwa we nakwiyamye ahangaha sinifuza yuko haza n'umunsi n'umwe. Ati ubundi umunsi wafashe umwanzuro gute wo kuhaza uko nakwiyamye niwumve. Ati wa mukobwa we rwose umbabarire, sinkushaka muri runo rugo, sinkushaka na rimwe, ushaka wamenya ubwenge ukamvira mu buzima bw'umwana wanjye. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka, ndabashishikariza kuzakurikirana ikiganiro kizataha ku munsi w'ejo mu gitondo amasaha nk'aya ngaya. Nyamuna nuko ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu nkuru zitangaje kandi zishekeje mbandikira nkazinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka. Mwari muri kumwe n'umuhungu wanjye Sigori Gasirutiko nayo kurutendera kuriza hafi ishyamba rya Kibira Umusamariya wihebeye byegeranye. Ngayo nguko no ku ishyamba rya Kibira baduteza amatwi kandi baratwumva baradukunda cyane aho bari mu dukaritsiye utwari twose.